Umugore agenda yahuye n'abasore babiri b'ibisambo bamwambura telefone yari afite mu ntoki barirukanka. Ataragera kure arabahamagara ati muze mbihere n'ibyo nsigaranye. Abakuyemo ipfundo ry'amafaranga menshi. Umwe mu bisambo agira impungenge ashaka kubuza mugenzi we gusubirayo, undi we ntacyo yitayeho ajya gufata aya mafaranga. Ntiyanyuzwe nabyo, amusaba n'igikapu yari afite ku rutugu. Umugore ntiyateje amahane, akimuha nta gushidikanya. Nuko abasore barirukanka. Gusa umugore yasaga nkaho afite kwiheba, afite ikibazo kitari hafi na gato. Ba basore babiri bagera aho bikinga ngo basubire mu byo bamaze kwambura wa mugore. Umwe muri bo ati ese urabona uriya mugore yuzuye? Undi nta kindi cyari kimushishikaje uretse kwibarira amafaranga. Umusore arebye abona umugore agenda nkaho atazi iyo ajya, agenda asatira mu muhanda hagati. Nuko agira impungenge agenda yirukanka ajya kumutabara, imodoka yajyaga kumugonga. Umusore n'uburakari bwinshi ati urareba cyangwa uri impumyi? Nabonaga imodoka mu muhanda. Umugore ati icyo nashakaga ni uko inyura hejuru. Wabonaga umugore bisa nkaho byamucanze, abakuyemo amaherena yari yambaye ku matwi, ayahereza umusore ati twara byose undeke. Umusore arikubita ati ntabwo ariyo mpamvu nkiri hano. Mugenzi we ati oya, nayo tuyatwaye ntacyo yadutwara. Umusore byaramubabaje cyane, nuko afata mugenzi we amukururira ku ruhande. Aramubaza ati ese wowe nta bumuntu ufite? Urabona uyu mugore adafite ikibazo? Nuko mugenzi we ati ntacyo nitayeho, ahubwo ikigaragara cyo uyu mugore ashobora kuba ari umukire, wakagombye no kujya gusahura iwe. Umusore ati igitekerezo cyiza. Yegera wa mugore ati wa mugore we, turakureka ari uko uturetse tukajya gufata n'ibiri iwawe. Umugore abajyaniwe. Bahageze dore ko abasore bombi bari abavandimwe. Umwe yitwaga Mike, umuvandimwe wa Mike, dore ko yari yizihiwe cyane. Nuko aravuga ati nakubwiye ko aha hantu tuhakura amaboro. Umugore ati mwisanzure mufate icyo mushaka. Ahita yigira mu cyumba cyari hafi aho. Mike afata igiti cyari aho ngaho agishyira ku muryango, akingirana wa mugore muri cya cyumba. Umugore agumya asakuza cyane ngo bamufungure. Mike abwira umuvandimwe kumuha telefone y'umugore. Umuvandimwe ati ibyo urimo ntabwo ndi kubisobanukirwa. Mike ati nyizera urasobanukirwa mu kanya. Ava ku izima amuhereza telefone. Nuko Mike kibandi aba akuyemo password ya telefone, atangira gucishamo nimero y'umugabo w'umugore. Umuvandimwe abibonye arikanga ati ese ushaka kudufatisha nta n'icyo turajyana? Mike ati nyamara tugomba gutabara ubuzima bw'uriya mugore. Undi mwe ati ubuzima bwe ntacyo bumbwiye. Mike ati afata ifoto y'umugore n'umwana wiwe, abaza umuvandimwe ati ese ibi ntacyo bikwibutsa? Ibintu nta kintu bikubwiye. Umuvandimwe abura icyo asubiza, nuko ava ku izima ati ngaho hamagara. Mike yongera ayicishamo nanone. Umugabo mu kuyifata ati ese wowe sinakubujije kongera kumpamagara? Nakubwiye ko mfite undi mukunzi mushya kandi natangiye ubundi buzima. Ibyo bizirikane ko nta muntu ukigukeneye. Kumva ayo magambo bikanga akana gatoya yinjiye gahamagara mama. Abasore barikanga
arababaza ati ese mwebwe muri bande? barya indimi bati turi inshuti za mama wawe baje kumusura. karababaza ati none ari hehe? babura icyo bagasubiza. nuko umuvandimwe wa Mike aritangurira ati wino mbe ndi kugutunganyiriza ka cyayi, mama uri bumubone mu kanya. ko babinjiye ikikoni, Mike we yihutira kujya kureba umugore. asanga umugore arimo arira cyane, afite n'ibinini byinshi mu ntoki, bisa nkaho yashakaga kwigirira nabi. umugore ati ese urashakaho iki? ko nabahaye ibyo mwashakaga byose wandetse ngende. nuko Mike ati ni ukuri ushobora kutabyemera, gusa ndumva ububabare bwawe. umugore ati oya, ntabwo ubasha kwiyumvisha igikomere n'ububabare mfite, uburyo birimo binyica buri munsi. nta muntu nkunda, nta n'umuntu n'umwe nkeneye. Mike aramwegera ati oya, umuhungu wawe aragukeneye. umugore akomeza arira, Mike biramucanga, nuko nta kindi yakoze, amwicara iruhande. Mike atangira kumutekerereza inkuru yewe n'umuvandimwe we. ati njye n'umuvandimwe wanjye impamvu tubaye gutya nuko data yadutaye. mama ananiwe kubyihanganira yiyambuye ubuzima, ko dusigara twenyine ku muhanda, mu buzima bugoye, mu buzima bubishye. ubu buzima sibwo nahisemo, sibwo nashakaga. Mike aramwegera amwitegereza mu maso ati yego biragoye cyane kandi biragukomereye, gusa nta gitekerezo na kimwe ufite cy'ukuntu bizagora umwana wawe kandi n'ingaruka bizamugiraho. wikwemera gutsindwa rero, hatana, kuko nyuma y'ibingibi hari ibyiza. bimutera kwibaza ku magambo Mike yaramubwiye, ariyumvira. nyuma y'umwanya muremure yiserezaho, yiyemeza guhaguruka agahangana n'ibibazo gutsindwa nabyo. ni urugendo rutoroshye yari ahisemo, gusa yamenye ko ubuzima ari ukongera ugahaguruka nyuma y'uko bugutaye hasi, kandi ko nta mugabo witwa intwari atarwanye intambara. nanone ko ugomba kurwana intambara nyinshi kugira ngo ubone intsinzi. Mike yakomeje kumuba hafi, amuhumuriza ati bizagenda neza kandi ntuzabicamo wenyine. nyuma y'igihe kirekire gisa nkaho kitari cyoroshye, umugore yaje gusubira mu buzima busanzwe, dore ko yari asigaye anamwenyura. yaje kwikundanira na Mike, amubera umugabo. ikirere cyarimo ibyishimo n'umutuzo, kuko ubuzima bwa buri umwe wese bwaje guhinduka. umuryango wari muto waje kuba mugari, umwana yisanga akikijwe n'ibyishimo. ikirere cyarimo icyizere, ibyishimo ndetse n'urukundo rwinshi. aho ubuzima bw'umugore wari wihebye yongeye gukura imbaraga, aho abavandimwe babiri baje guhindurira